gababyeyi nabishaka data wambyaye waneze gutsinda nari negereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba nari negereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba myaka yansize nyireba yaherekeje urungano rwanjye igihe kimaze amatsiko nyamara se yubasangeza hehe sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka Mbasha uretse nanjye ncurange hariho shaka uzi kukivuza ahubwo hari utuntu urukuja uribesha boyeho bisa ubundi irandirimbo kugira ucurange neza nuko ubu ariko wowe nta nakurenganya kera naracuranze nagiye kanera reba ninjye wacurangaga muri suwari ese irya nota nakwigishije uracyaryibuka rimwe nakwigishije ahubwo si wibyo nakwigishije umaze kubifata dore indimu ukuntu bayicuranga arabifashe tera mukobwa wa agiye urugamba rushyushye mama wambyaye oya buretse gato kanze aka ni guca se kaba oya reka nkwereke uko babigenza ariko atawahoranyigisha wavutse ejo bundi shahu kanze maze nese avuga ko nta kabido buretse ariko bishaka kumanza waregaraja regaraje wakwemeye nko kwigisha ariko muze ko nta kizi ariko tonte dare nemuka mwebwe sha muri abana twagiye rero tera agiye urugamba rushyushye mama wambyaye mutera byari bivuze sha kanze ikingiti kanze sanga sanigeze mwigisha gukoresha amenyo wopa nasi intoki zagikaragase aho gutayica kanze ariko ni wacu no ku misiyoni ninjye waririmbaga misa ya mbere nkayicurangira nkacuranga n'iya kabiri duhindura indirimbo irandi kubona bitari gukunda reka nkwigishe basemera ko nkwiye kukwigisha ariko uranyigisha itonda ahubwo nguhugure turirimbi yihe reba yani urwiririza we haya ngamuyitere urwiririza we urwiririza we aho sha mera nk'uyicuranze ho gato ya nera ndi kubura ukuntu ndabipfundura izi ntoki zawe zifata zirashaje cyongera kase yawemera urwiririza we shaho uri kubigenza utemwa urwiririza we nabibonye iyo sha ubundi iyo ntiyanzi kucuranga neza umwanzi ukanga we yiterese umwanzi ukwanga we manza rimwe bwa harimo urukwirimba nabi ubwo suga kibazo ninje kibazo nabyuzi yemera bakwigisha wemera ariko wagiye wemera reka nkwereke ngatera umwaduka oyibero hangari nganda papa muticha urashaka kwiga se basi nkwigishe urabyemera ko wemeye ko nta cyuzi cyo nganyereka se nakubwiraga ngo intoki bazigira baryo urazibona gira gutya gira gutya runo rugi hagati ntago ari faka sibyo urushyire hano arebye ntabwo ari foke si wareka ngacuranga ufashe ntacyo reka nje ndahora ndacuranga ufashe ntacyo rimba wa kintu papa ndabiye twagiye
arakanyagwa asa wagiye ushyiraho neza ntabwo inzara ni gute nafata mfatisha gufatisha mbicurange neza ariko se fata neza gira gutya urugukanda cyane se nyine kanda n'imbaraga orosha mwana ese wari uzi ko byizana nyine jya umenya ko umunyeshuri akubitwa kugira ngo amenye umunyeshuri ngewe uranduta ariko iyo turi ku ishuri nyine ubwo ugomba no gukubitwa urumva wabyumvise ukuntu bimeze uzi ko biri kuvugika sha wabimvise rwanyonga ugera yuza neza gutya kanda umva itavuze aho sha bonane yego bonane yego bonane umbase aho byikoresha ibyo ngukoresheje none tureko urumve ko wafashe kandi umbase ko bibuze ndi kubibura gusa ukwiye kujya ukubitwa buri munsi katunyucuruku nari nyifashe mu buryo butari bwosha umuntu waririmbye mu iseminari se nuko mwakora kandi ngamuririmba iyihe Kongo nta karimbo ka muri Kongo twari ndomboro wilolongoma ndomboro ya ndomboro mutuku amutsuku ibindi bikurikiragaho wilolongoma ngo yaya ni mana yaye umude kumudina mulangwe yaye urumva ko ariko ejo uzakomeza nzakwigisha kamweretse sha nkurikije urukundo pe wanyeretse kandi umuhati uhora gurangaragariza kugira nika urukumva ko urumva bitari kuza sha ese ntugiye kuyigura umva kankwereke mwana wanje karamepa iki kintu kugira ngo isigarane nje ndacigana ninjoro tubu ngo hikira namara biriho biraza bizaza sha umva sha biriho biraza ntabwo umuntu umva kankwereke iki kintu ngiye kugisigarana ubundi mparaga nashaka ikintu nazaguhemba kuko niwe unsusurutsaga ni impamo nguhaye nk'ibiri oya ariko nta gaciro zifite kandi kubona ugiye imbutse ugeze igihe cyo gushinga umugeni cyane rwose nkugabiye umukobwa nguhaye umukobwa wawe ubwire ko muguhaye nanashaka inkwano nzikwa tuzikwa ni impamo kandi jana gicurangira mu burinzo na mapu cyo nta kibazo noneho ngiye kujya nza nkikwigisha buri munsi ngiye kujya na manje ndi gitari urananze genda nyine oya ariko azaza kugufata oya ngiye kugenda ncurangira umugore wanjye uri mwiza buri gitego utaruka ntabwo wanyemera se ubu ugurishije gitari ntakakugurishije sawa rero gira unatahe burije sha murakoze pa igihe uzabona uzaza ugishikira n'ubundi bitahaga mu gicuku batazanakibiturira ubusa ngo mbonye murakoze pa nta muntu umenya byose nta n'ubikimenya bose ibyo utazi si uko bitabaho kandi ibyo utumvishe si uko bitavuzwe niyo mpamvu utamenye Alma Fashion Limited aha niho honyine wabona imyenda ya originale imyenda mvaburayi amakanzu meza ya Turukiya ku giciro cyiza cyane kibereye buri wese aha ni mu mujyi wa Kigali ku nyubako ya Chic watubona kuri 078 12 78 541 abifuza kurangura namwe kandi ntimuhejwe tugane tuguhe imyambaro myiza kuko wambaye neza agaragara neza Alma Fashion Limited cyubahiro cyawe niko gaciro kawe.